oya mzee arabeshya naje kurangisha nabyo nta kibazo ariko oya ndabo umushyitsi ubwo nimara kumenya ko naje gushaka kwa Filipo hano nagari kwa Filipo yego niho muraziranye yaba hari se ndi wa mugabo yarapfuye cyuki kiri yapfuye sinakubwiye oya nta kibazo mwari muziranye oya njye nitwa Fandetom Filipo hari umudamu wamusigiye umwana umudamu w'inshuti ye wamusigiye umwana mutoya witwa Yame agiye kujya muri Tanzania kandi uwo mudamu nawe yari yamusigiye n'undi mudamu agiye kujya mu mahanga rero yarabisobanuriye mvuye muri Tanzania asobanuye ko uwo mudamu yamusize hano kwa Filipo nuko rero yaje kureba uwo mwana akiri hano wa mugabo kuri inshuro uri kuncanga ibintu uri kumbwira ntago ndi kubyumva neza umugore wazanye umwana yasigiwe n'undi biri kumvanga ntago numva icyo ushatse kuvuga madame umugore utwariye muramuzi ndamuzi umwana yasigiye umugabo wawe witwa Filipo witwaye ntabwo umuzi witwaye Filipo ari umugabo wanjye yego Eme yari umwana wacu wasizwe n'uwo mugore Rehema mama ntabwo ari nyina okay reka ibyo tubyihorere ni karibu nakoze karibu biri kuncanga ujya gushaka amazi karibu twikije umva nose Eme ntabwo tuvugana nanjye nibyo ndi kwibaza reka twumvirize aratwica mama ariko kumvirize ntabwo ari ibintu ngo turi kumviriza none se chérie Tom nta kintu yaba yakubwiye amakuru arimo kuguha y'umwana wanjye ko nkeka ko rimwe na rimwe ndarigiye muvugana ntunambwire ahubwo ukaba ushaka kunturisha umutima umbwira mwavuganye cyangwa ntacyo muravugana erega urabizi igihe simba ashaka kuvuga ibintu bidafite fate buri gihe cyose mashaka ngo ngende gahoro mbanze ndebe niba ibyo turimo koko biri ku murongo Tom kuvugana turavugana urabizi ko Rehema yamurangiye aho umwana ari hano mu cyaro cy'intangaha urumva rero wari muri gahunda zo gushaka uburyo yazinjira muri icyo cyaro akamenya aho umwana yari atuye nako naho Rehema uriya mudamu ahantu yabaga kuko hari abantu bari baturanye kamenya urumva uwo namara kuhagera yamaze kumenya bari baturanye nande isi umwana yamusigiye nde ibyo byose bizashoboka ariko ntabwo uri ngombwa ngo tubyihutishe cyane wumve ko ugomba gushyiraho pressure nini twamaze kumenya localisation y'aho umwana ari reka pressure ngomba kwigira sheri wanjye ubu se urabona natuza gute kuko kandi buri munsi nuko nkora nkubwira nkanjye urabona kuko nkanjye zuru nakwicara nkatuza gute ntarabona umwana wanjye koko cyangwa se nanjye muri icyo cyaro nzenguruke ngire mwishakire basi mbyigiremo bigira inzira Tom niba ibintu bimunaniye ngiwe mpaguruke nanjye mbyigiremo ubwo nayo mabuno niki wazenguruka kino gisagara cyose ukakimara ntiwagwayo ntabwo sinjye nkora siporo sinjye njya muri gym ntabwo siporo bwawe bwanga bwo kuzamuka umanuka wakubwira ngo umanuke umudugudu uzamuka undi wowe wabushoboye ariko mana sheri undi mu kwibaza ni nk'umwana wanjye nimubona nyabusa nzabyitwaramo gute mana ubu se azanyemera ko ndi nyina ubu se azankunda ahubwo se ubu nisanga wenda cyakora turebe reka mama Ivi ndimo ndabishushanya mana we papa Ivi ni ukuri kw'Imana reka ntekereze ubu mwana wanjye nimubona nzamuhobera gute ese nzamuvugisha gute ahubwo se wazanyakira te bizaba bimeze bite
ubu se nzamushyira mu gituza gutya mufate mugundire tumara amasaha nibura 6 ntamurekura. Ubu se basi nzimuka ujye uryama mu cyumba ugume mu cyumba cyacu nanjye nimukane n'umwana wanjye tujye turarana mwumve kuko yumve ko ndi nyina. Ubu bizagenda biti undi ndabikurura nkumva simbifata simbisingira. hanyuma nibakubwira ko atakibonetse oya biri kuncanga pe iki hari oya uze akoze oya nta kibazo cyase biba nta gahunda ufite ushatse kumenya ntabwo ari nko kugenda hano siko ari muri quartier ni nko mu rugo ndi ntugire ikibazo sinebe umuntu ahubwo ngo genda wundi kuki utagenda rero gahunda ni ukomeze ibyo mubwira ni uko ni ukuvuga ngo uriya mudamu yasigiye umwana n'inshuti ye. Inshuti ye yagize gutya itsindira green card ashaka kujya muri Amerika. Ni ngombwa ko asiga umwana kuko muri green card ntabwo yari yanditseho wa mwana akomeza kubana na Rema. Rema acuzaga cyangwa na mano